nta kintu na kimwe giha garanti ikipe ya APR Football Club ko ifite upper hand, ifite akaboko hejuru kuri derby. Nta n'ikintu hano yosubira inyuma kareba performance Rayon ko ari ikipe iri inyuma. Hari ikintu kiri mu mitwe y'abantu ntazantu cyavuye. Rayon Sport muri sezo amanota menshi yarushije APR na amanota 5. Yego. Tegeze renzayo. Rayon Sport yigeze kwirisha 8. Yigeze kwirisha 8. Nta birarane kuva amakipe yakize bangana. Ntigeze irusha amanota renza. Yewe n'igihe Rayon yari mu bihe byiza. Amanota 5 Rayon Sport iramutse itsinze umukino ni nayo yaguma kurusha APR. Access inzano havuye ikintu cyuko Rayon Sport mwanya wa mbere yawutakaje n'abafana ukabona ko bacitse intege ku muhanyamaguru babona ko ikizere cyasubiye hasi. Umupira rero yakinnye abakinnyi yagaruye Dafe yagaruye Keve kwizigi wabonye trial ya Durayjalo rutayizamu asimbuye iramahira Bedi. Rayon Sport murayibona nk'ikipe byarangiye yabaye underdog kuri derby ku buryo nta kintu yakora. Korode yavuga ko we bazara ku mwanya wa mbere nyuma ya derby. Kevati akivuga ubwo bawurayeho ariko byatekereza sibyo bizaba. Hari ikintu kiri mu mitwe y'abantu ntazantu cyavuye. Rayon Sport muri sezo amanota menshi yarushije APR na amanota 5. Yego. Tegeze renzayo. Rayon Sport yigeze kwirisha 8. Yigeze kwirisha 8. Nta birarane kuva amakipe yakize bangana. Ntigeze irusha amanota renza. Yewe n'igihe Rayon yari mu bihe byiza. Amanota 5 Rayon Sport iramutse itsinze umukino ni nayo yaguma kurusha APR. Access inzano havuye ikintu cyuko Rayon Sport mwanya wa mbere yawutakaje n'abafana ukabona ko bacitse intege ku muhanyamaguru babona ko ikizere cyasubiye hasi. Umupira rero yakinnye abakinnyi yagaruye Dafe yagaruye Keve kwizigi wabonye trial ya Durayjalo rutayizamu asimbuye iramahira Bedi. Rayon Sport murayibona nk'ikipe byarangiye yabaye underdog kuri derby ku buryo nta kintu yakora. Nagira ngo nkubwire ko nge ni nacyo uyu munsi numvaga ndibuze kuvuga. Nta kintu na kimwe giha garanti ikipe ya APR Football Club ko ifite upper hand, ifite akaboko hejuru kuri derby. Nta n'ikintu hano yosubira inyuma kareba performance Rayon ko ari ikipe iri inyuma. APR Football Club yakinnye na Gasogi imikino 2 ibonamo igitego kimwe mu minota 180 yabonye igitego kimwe. Rayon Sport yakiriye Gorilla mu rugo, Gorilla iyitsindamo 2. Nibyo gushidikanyaho kuri defense ya Rayon Sport. Mukaseri yari ifite ariko ejo yarongeye ishira resulta muri faveur zayo. Nta kintu rero kibwira abakunzi ba Rayon Sport ko ari underdog imbere y'ikipe ya APR Football Club. Sport amaze kwitsinda ibitego byinshi. Wa kabiri Haje afite ibitego 6 muri championnat akagira igitego kimwe mu gikombe cy'amahoro. Toute competition confondée no ngo ni ibitego 7 ko Adamano wa gatatu afite 5. Izo ni statistiques za Haje. Tumugeranye n'abandi bawe n'abanyarwanda hafi. yajya bigorana bagereranya. Gilbert afite kimwe arabarusha. Gilbert afite kimwe assist ntayo. Muzungu sari cyafite. Muzungu nawe agifite yagitsinze kuri Mukura bishyira cyagiye bishyira Mukura ibitego lage gakiza nta gasoto ntageta hari urebye no gutera mu izamu ntabwo byabayeho twese mujya mureba ntabwo byabayeho cyane ntabwo byakunze kubaho kumva rero ugiye kumugeranya nawe no Haje ukubaka ibitego 7 umunsi raga azagitsinda ngo bizamanuka. Ariko rage ntago ari mu bihe byiza rero namwiza abafana afata umupira bakamuririmba ariko kwivanga nk'umuhanzi ngarofa kuri match ya Polisi Mashami yamushize yamuhagurukije ngo yishyushye ku munota wa 3 w'umukino. Mitambere yose irangira ari kwishyushya, mitakabiri yose arishyushya kuri match y'igikombe cy'amahoro yamwanje hanze. Ubundi umukinnyi wamuhagurukije ngo yishyushye match yishyurizaga rimwe na Erejan akavuga ngo buri kantu buri ngu kuri zira tentire za tentire zabo iyo na wasiri yatareka ariko rero Haji ubwo se undi muhingo kinani yabivuze Oza right Oza arakina akada akina
Brasi Kigali ubusatirizi Brasi Kigali n'abasaza batatu ni hari mu ruhande rumwe urundi okwi Shabarara kataka ngo oze yameze no musimbo uko batatu ngo bafite imyaka igera mu ijana ni ijana urebye Haji no mu ikipe y'igihugu nge twagiye dusohokana cyane ubona aba bana bagera mu ikipe y'igihugu wenda nta kundi kuntu babigenza ariko ubona basa nkaho bari timide bafite ubwoba bameze ukuntu niba ari icyizere wenda batoza batabagirira wenda ngo abahe umwanya niba ari ibiki ariko urareba ugasanga nyine muri angle nyinshi ugasanga ahagaze neza ugasanga n'abo bandi twegeranye babanzamo arabarusha imibare ariko iyo bageze muri national rimwe na rimwe nka match ya Juba iheruka aho nta nubwo yari no muri 18 kuko ndibuka ko bari bicaye imbere yanjye sinzi ikibazo gihari twiteze byinshi kuri Amurush kongera guha icyizere aba basore b'abanyarwanda mu bakinnyi bagarutse ku munsi w'ejo harimo Kevin umaze ibyumweru 2 yivuza yagarutseho ko umuganga wa Rayon Sport yamufashije cyane ndetse n'abandi baganga Kevin yagize performance incroyable ku rundi rwego performance nk'iri ukayikora mbere ya derby ukava mu kibuga utavunitse n'amahirwe kuri equipe Rayon ariko se ko ikintu cya mbere cyakabaye gisunika abafana ari ubuyobozi bababwira ngo turacyarimo abayobozi nabo barasa nabihishe kubera iki hari ibintu bagiye bizeza abafana batakoze bivuze ngo icyizere abafana bafitiye ubuyobozi nubwo bataratangira kwirekura ngo babivuge ntabwo biragera ariko biri hafi impamvu nk'ebyiri njye nakubwira zigaragara kwiziga facts ubwo bateguraga derby umukino ubanza perezida w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport bwana Paul Muvunyi yivugiye muri interview imbere y'abanyamakuru avuga ko fazere turi zatangira hari rutayizamu wa mbere mu karere k'ibiyaga bigari ibyo yabivuze n'akanwa ke rutayizamu yavugaga ibyo byose ntabwo ari biramahira beti ntabwo ari Adulaija icyo ni icya mbere icya kabiri perezida w'ikipe w'umuryango wa Rayon Sport yicaye muri intebe rigani yicaye oya ni iriya yindi turebana ninjye wakimubajije yaravuze ngo Rayon izatangira faze retour abakinnyi bagenda muri bisi ya Rayon Sport idekoye kuva icyo gihe ntiyari yongera kubivugaho hari utuntu tujye mu bakinnyi nyirizina hari utuntu abayobozi bagiye bavuga ntibahigurire ngo bigatuma abafana batakibizera cyane tujye mu bifatika bisi n'ubundi abafana n'ibyo kuvuga ngo turabifite abandi ntibafite nta kinafasha cyane ariko barabyemeye tujye mu bakinnyi Rayon Sport yiza ko yaraguze Bayo uyu munsi ntabwo yakabaye irira fornganye kubera ko itaguze Bayo ikagura uwamaki ikajya kuzana Adulaija uyu munsi wa none wavunitse udahari utarajya mu kibuga nta oya uri kuvuga Dafe kubera ikidalo wibitiranye Jalo ndamuzi utayizamu utarajya mu kibuga n'umunsi umwe bazanye umwana wo muri championnat ya Guinea muri under 20 nta kintu na kimwe yigeze abireka yari gambling kwari kunaga igiceri hejuru ngo dufenta abafana ko twaguze ariko mu by'ukuri nta kintu kifatika baguze umukino wahaye miliyoni 7 nawe urabyumva urwego rw'urarwumva sinshaka kusobanura hanyuma baragiye bazana Asana Karenzi nawe mwise ngo ni metre nzofu mu by'ukuri byari ibintu byo kuvuga ngo Basane byarakunze ngo hakomoka ngo hari undi mukinnyi wahava mu bigaragara turetse kubeshya abasaza mu cyubahiro mbagomba nta karite mwapfunyikiye abareyo ikibiri biri mu kwezi kwa mbere ntimwigeze mukora isuku karite mwibuke mukora campaign mwavugaga ngo muzazanamo miliyoni 400 mubyibuke ngatereka tuyazane rwose mwatutse Jean Fidel abantu bavuga ngo yishe kipe ariko niyo mufite yabafashe faza niwe wayubatse yose uko yakabaye mumbwira umukinnyi rutayizamu yavunitse byarangiye aba bakinnyi bose Patrick mwatemeraga itaka ngo njyawuro ngo abakinnyi bose mukoresheje faze bose uko bakabaye nibo babaguze abanyu muri retour Jaro Asana nabandi nta kintu bari gukora usibye umuntu wenyine yitwa Dafi wenyine mu bigaragara hari n'andi makosa rero turetse ibyo tuzagira umwanya wo kubaganira ngiye byanjye nzabivuga nyuma ya derby reka mbicumbikira nzabivuga kuwa mbere utaha byarangiye nzagira ibyo mvuga
reka ngaruke gatoya byatumye umutoza wa Rayon Sport none Selami yagiye bivuga ngo umugore we ngo ararwaye ariko abandi bakavuga bati arabona ko bitagenda muri Rayon Sport kandi muri Rayon Sport ujyane na kano kantu kuri iyo bombe mbere ko tujya muri APR kandi muri Rayon Sport Selami bamufata nkaho ari we wari mastermind n'ibyo bafite uyu munsi bavuga ko Robertinho adahari Robertinho abatitira amaboko yose abatitira